tumuhagaritse mu maraso yawe. Haleluya. Yesu Kristo, kugira ngo ntayobore ahubwo uzutuyobore, kandi uvuga ijambo ryawe ntiyamenye icyo abwiriye imitima, ariko turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo avuge abwirijwe nawe, kuko numubwira turumva, kandi turumva icyo wadutumyeho. Habwa icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gufatanyiriza hamwe duhagurutse isengesho rya data wa twese. Twese duhagurutse. Ubwo nuvuga ngo Imana data wa twese, aho iri mu ijuru ndetse no mu isi, ubutware ni ubwayo, icyubahiro ni icyayo iteka ryose. Muvuge ngo ryose. Iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero tugiye kuvugira hamwe iryo sengesho rya data wa twese, aho ari yirengeye mu ijuru, aho ari mu mitima yacu, aho ari mu isi yose, amenye ko tumuvuze nk'umwami wacu ko ari data wa twese. Data wa twese wo mu ijuru, data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Duhe none ifunguro ritunga uko bukeye, tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira bitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubiri, ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe uniteka ryose. Amen. Muhammad yaravutse aba igihangange, abantu baramumenya, n'uyu munsi baracyamuvuga. Yarapfuye ariko ntiyazutse. Murankurikiye? Mahome yagize ate? Yaravutse arakura aba igihangange, arangije arapfa ariko ntiyazutse. Murankurikiye? Abandi ni bandi, ibindi bihangange muzi nibinye. Noneho tugani mubivuge n'ibindi. Ba Napoleon nawe yaravutse arakura mu gihangange, arakomera, arapfa ariko ntiyazutse. Undi ninde? Undi ngo Michael Jackson. Abo bose baravutse, barakura, babihangange, barakomera. Hari umugabo hakurya hariya ntavuze izina, nta nubwo we nzanamuvumba, dore ko bavumba nyinshi. Hirya muri icyo gihugu cyo hirya aho ngaho, nawe yavuze ngo azakiyobora imyaka 50 yarapfuye. Nawe yagize ate? Yaravutse, nawe arakura aba igihangange aho ngaho hakurya aho ngaho, ariko nawe yarapfuye ariko ntiyigeze azuka. Murankurikiye neza? Ariko amateka dufite uyu munsi, umwami w'abantu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yavutse nk'abandi kugira ngo tumusobanukirwe. Yavutse nk'abandi, akura nk'abandi, apfa nk'abandi bose, ajya no mu gituro. Yewe ngo ni kuzima aramanuka ajyayo, ariko ntiyaheze hehe? Ntabwo yaheze mu gituro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nawe yarazutse, n'uyu munsi wa none aracyazutse, aracyari muzima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amateka yose nzi ku isi y'abazima niwe nzi, numvise banditse mu bitabo bitandukanye. Uyu munsi wa none ukivugwa ko yapfuye akazuka, uyu munsi akaba akiriho. Muzamura icyubahiro cye ariko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uwo nguwo rero niwe turi gufeta uyu munsi. Wenda mutagira ngo ni ibintu abantu, kuko reka mbabwire, tujye dusoma ijambo ry'Imana turigira ubuzima. Haleluya. Tujye dusoma Bibiliya tuyigira ubuzima. Badusomeye aya magambo yo mu Rwambere rw'Abatesalonike igice cya 4. Abenshi bamenyereye kuyasoma hari ibyago byabaye nuko bakagira ngo ni amagambo dusoma mu gihe cy'ibyago. Reka da, iri ni ijambo rifite ubuzima, ni ijambo rifite ubugingo, ni ijambo rifite agakiza. Umva uko ntubavuga hano ngo ariko bene data, nidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twamenye yuko Yesu yapfuye akazuka. Yapfuye akazuka. Yesu ashimwe cyane.
aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Haleluya. Ariko sinzi na mujye mureba mugasoma Bibiliya, izazanana harimo abantu bajya bagira ngo ni izazana. No, izazanana na Yesu. Haleluya. Nuko hari fenomene, hari uburyo Imana izakora. Kwanza iyo ubwayo izahaguruka. Yesu ashimwe. Noneho nihaguruka ifate Yesu, imubwire ngo genda uzure abapfiriye muri wowe ubanzanire. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo aferi yo kuzura abapfuye ntabwo ari iy'Imana, ni iya Yesu. Murankurikiye? Nukuvuga ngo rero Imana yo ibyo izakora ni ukuzana Yesu mu butware bwayo nk'Imana. Yesu ashimwe. Noneho yamara gufata Yesu nk'umwana wayo akaboko, none ikabwira ngo genda ukora fere yo kuzana ba bandi bapfuye bakwizera ubanzanire. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu rero Bibiliya tubwira ngo Imana izazanana na Yesu. Mu Kinyarwanda biri compliqué ukuntu. Le Kinyarwanda est compliqué vraiment. Le Kinyarwanda c'est langue compliqué. Noneho mu Gifaransa bavuga ngo kirero ngo Dieu ramènera par Jésus. Par Jésus. Urabyumva? Nuvuga ngo Imana izazana ariko ikoresheje nde? Ikoresheje Yesu. Cyubahiro niki? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Noneho izazana bande rero? Abapfiriye muri Yesu. Haleluya. Imana ni uko nguko, iyo niyo nuko izabigenza. Noneho bigende biterera. Izazana na Yesu abasinziriye muri we. Muri Yesu pa mu Mana. Noneho iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho, nge nawe uyu munsi tukiriho. Yesu ashimwe cyane. Basigaye kugeza ku kuza k'umwana, tutazabanziriza na hato abasinziriye. Hari abasinziriye Yesu azabanza kuzana, noneho abashyikirize Imana. Namara kubashyikiriza Imana, twebwe abazaba bakiriho bizagenda bite? Noneho tuzamukane n'ababera. Umvishe noneho abera uburyo bubiri, mwabyumvise? Nuvuga ngo hari abera ubasinziriye, ntago bapfuye buheriheri, kuko umwami wabo atapfuye ahubwo yazutse, nabo barasinziriye quelque part somewhere, ahantu runaka barasinziriye, bategereje ko Yesu azajya kubazana. Haleluya. Imana imusabye kubazana, azagenda bazane. Noneho abo ngabo nabera basinziririye aho hantu. Yesu ashimwe cyane. Noneho nibirangire rero abera bari ku isi kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Nge nawe turabera uyu munsi bariho, abo ngabo nibo babandi bazaba barasinzire muri Kristo Yesu, bazaza basanga ku isi y'abazima. Noneho Kristo abafate abazamure mu kirere. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Abo rero nibo nababwiraga, abo basinziriye mu kwizera bariho. Vuga ngo bariho. Abandi rero ni twebwe twizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kuko turabyizera ko yadupfiriye akatuzukira. Uyu munsi wa none ntabwo agipfuye, ahubwo ni muzima. Vuga ngo ni muzima. Haleluya. Rero abana b'abantu bakagukangisha. Hari ukuntu abantu bagira gutya ngo ndakwishe, ngo ndakuje. Umuntu nakubwira ngo ndakwishe cyangwa nkungize gute, uzambwira uti ngewe nzasinzira, sinzapfa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ukuvuga ngo niba upfuye wizeye Kristo uzasinzira, ntuzapfa, ahubwo igihe nikigera uzazukira gusanganira umwami mu kirere. Haleluya. Niyo mpamvu uyu munsi tugomba guserebura uyu munsi wabera bose, kuko tuzi icyo Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba i Golgotha. Ngewe nawe tubizera. Ikibazo ni abanyedini, ariko mwoka byarame. Abanyedini rero bararushya bakongera bakarushya, ukababwira utariko mwakijijwe, atariko twebwe twavutse muri revival. Habya ngo ni revival.
twababwira ngo ariko mwakijijwe mukazajya mu ijuru, ngende umwangirikane cyangwa mu mapandekote cyangwa ndi umwadivantiste ngo ntegereje kuza kwa Yesu. Ariko reka mbabwire, hari abategereje kuza kwa Yesu, kandi none uko kuza kwa Yesu kukazababera akaga gakomeye cyane, kukazababera ibyago, kuko naza Bibiliya iratubwira ngo azarobanura intama ihene mu ntama, azarobanura intama mu ihene, azarobanura abakiranutsi mu banyabyaha, azavana abanyabyaha mu bakiranutsi. Ni ukuvuga ngo rero hari abategereje kuza kwa Yesu nk'akaga kuri bo. Ariko uyu munsi wa none Imana igusange kandi kugire neza. Niba turimo duserebura twishimira icyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba igorogota, ko yadupfiriye akatuzukira, ukwiriye gutekereza mu mutima wawe ngo mbese nanjye ndahamanya n'umwuka w'Imana. Pa question y'idini. Muranyumva? Ntabwo ari ikibazo cy'idini, si ikibazo cya ADPR, si ikibazo cya Anglican, si ikibazo cya Catholic Roman, si ikibazo cya bariya bose zira za domination zose uzi. Ikibazo Imana irahirengeye mu ijuru, ikureba rwose, ikakureba uri hano mu isi, ibona rwose ihamanya n'umwuka wawe ko uri umwana wayo. Aho niho ugomba gutekereza cyane. Ngewe rero nkunda kubwira abantu nti wankangura sinziriye, kambaza ngo uri umwana w'Imana, nababwira ngo ndi umwana w'Imana 100%, hatavuyeho na rimwe, 100%, hatavuyeho na rimwe. Ntabwo ari byaye n'ibya kakanyoni kavuga ngo nzapfa nzakira, ntabwo mbizi. Ni akanyoni karitse ku nzira, niba nkijijwe niho nakijijwe ntabwo mbizi, cyo kora bizi Imana. Oya, nawe ubwawe urabizi, n'umutima wawe urabizi. Reka nkubwire, Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi, ikorana na conscience yawe, ikorana n'umutima nama wawe, ikorana n'ubwenge bwawe, ikorana n'ibyumviro byawe. Ibyiyumviro byawe birabizi neza, umutima nama wawe urabizi neza, roho yawe, reka mvuge muri izo ndimi z'ibinyarwanda bitandukanye, irabizi neza niba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Conscience yawe irabikubwira, kuko niba ubeshya irabizi ijya ibikubwira. Niba uri umujura irabizi ijya ibikubwira. Niba uri umwicanyi w'umutima irabizi ijya ibikubwira. Niba uri umurozi irabizi ijya ibikubwira. Wowe wabihisha, abana b'abantu wabibahisha, ariko iyo conscience yawe iragutravaya, umutima nama wawe uragutravaya, uragukora, urakubwira, ukakubwira ngo rwose aho ngaho uribeshya, nta gakiza urakira, kuko izi ngeso zose uracyagendana nazo, ntabwo urakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe, urabeshya. Conscience yawe irabikubwira, icyo nzi cy'umutima nama wawe urabikubwira. Mwankurikiye ariko? Niyo mpamvu rero kugira ngo ujye kuri liste y'abera bose, ugomba kubaza conscience yawe, ugomba kubaza umutima nama wawe, ugomba kubaza umutima wawe, ese nibyo koko mutima wanjye? Komanga ku mutima wawe, ariko kavuga umutima wanjye ni njye nawe. Bwira umutima wawe ngo ni njye nawe, muvuge numva, ariko umutima wanjye ni njye nawe. Ako mwakavuze? Noneho uko urimo kongorera aho ngaho urabyumva, urimo nabyumva, ariko umutima nama wawe urimo uraguhamiriza kuri umwana w'Imana wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Aho ni wowe wakwisubiza. Yesu ashimwe, ni wowe wakwisubiza. Ubwo rero uyu munsi wowe wishakemo igisubizo niba uri umwana w'Imana, kubera ko ahangaha badusomeye, ahangaha Anne Marie yadusomeye hepfo haravuga ngo ku murongo wa 16, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Mana yanjye, mwumvishe ibintu bitatu bikomeye. Mwumve, hazavuga ijwi ryande rirenga ry'umwami, ngo n'umwami Yesu aranguye iryo jwi, noneho haze n'ijwi rya marayika ukomeye, kandi haze n'impanda y'Imana. Haleluya. Ariko murumva ibyo bintu bitatu, ni ukuvuga hazaza ijwi
rya Yesu ubwe niwe uzizira, ntago azatuma. Noneho haze n'impanda ya marayika ukomeye, ntabwo ari marayika, burya abamarayika nabo barasumbana mu ijuru. Haze impanda ya marayika ukomeye niwe uzayivuza. Noneho haze kandi nande n'Imana ubwayo izizira. Haleluya. Niyo mpamvu hejuru batubwiye ngo Imana nuvuga ngo izaba yihagurukiye, izaza izane na Yesu, noneho na wa marayika ukomeye. Ubwo rero abo ko ari batatu nibo bazavuza ibi byose batubwiye, impanda, ijwi rirenga n'amajwi akomeye. Noneho ngo abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka. Haleluya. Noneho basange ba bandi bakiri ku isi, nabo bazamukane gusanganira umwami w'abami mu kirere. Ngo noneho tubwirane ayo magambo, kumarana imibabaro. Hari imibabaro ikugarije, hari imibabaro igendana nawe muri isi, ariko ujye ubwira iyo mibabaro, ubwire ngo Yesu yaratsinze. Haleluya. Yesu ni muzima, Yesu ashimwe cyane. Ibyo biraguhagije gufeta uyu munsi uzi ngo Yesu yaratsinze, Yesu ni muzima, Yesu arakomeye, Yesu ni byose kuri njyewe. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana iziyizira. Mu Gifaransa nize kera bavuga ngo note bien. Nta mikino. Note bien. Arya bavuga ngo nota bena. Hanyuma mu Kinyarwanda akavuga ngo iki? Cyitonderwa. Imana ubwayo iziyizira. Umwami ubwe azaza, azirangurura ijwi, n'ijwi rya marayika ukomeye, n'impanda y'Imana. Ariko tekereza Imana yahagaze mu kirere ikavuza impanda, noneho abamarayika izabwira iti we kazi yenu, akazi kanyu kahagarariye aho ngaho. Ubundi noneho kiongozi niwe wihagurukiye. Yesu ashimwe cyane. Bwana wa mabwana. Haleluya. Ndiwe wihagurukiye, none hazi yimanukiye, niwe uzavuza impanda. Noneho ntago ari amarayika bazayivuza, ariko azaba ari kumwe na marayika ukomeye, ari kumwe n'umuhungu we Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. None se azaba batarakiriye umwami w'abami, abo bantu ko ari batatu cyangwa aba persona batatu bazabacikira he? Nibyo ugomba gutekereza rero. Imana ikugire neza. Noneho nyuma yaho maze natwe bazaba bakiriho basigaye, duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Haleluya. Gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Haleluya. Tuzabana n'umwami iteka ryose. Ariko reka mbabwire, hari abantu rero bajya bashuka abandi ngo ibintu, ngo amazu, ngo amamodoka, ngo amadolari, ngo amayero, ngo abagore beza. None ukajya kumva ngo inzoga, mbese ugasa ngo inzoga, ngo abantu ngo baraguye, ngo inzoga, ngo abagore barabagushije. Ubwo ndavuga abagabo n'abasore. Ariko mwamwumvisha umwami w'abami, tuzabana nawe iteka ryose. Haleluya. None ibyo ngibyo nari mvuze n'ibindi uzi wakorera liste ndende, bifite butware ki ku buzima bwawe, ku buryo ushobora kuvuga ngo byakugushije, byagutesheje agaciro, byarakumanuye, byakubujije epfo na ruguru, ku buryo ushobora kumbwira ngo rwose ubu ngubu ntabwo ukiri mu gakiza. Ariko reka mbabwire, agakiza kararyoha. Icya mbere nabonye mpamya ko agakiza karyoha, nuko iyo umaze kukagira mu mutima wawe wumva amahoro yayandi atemba nk'uruzi mu mitima, atari ay'abisi batanga. Yabaye amahoro dufite ku bwa Yesu, ari abisi bayatanga, ni ukuri ayo yaba ari igice. Ariko ubu ngubu dufite amahoro akomoka kuri Yesu Kristo, kandi nanjye n'umugabo wo guhamya ibyo. Ayo mahoro numva nyafite, numva mpagije, numva nejeje, numva ngendana nayo, nirirwana nayo, ndarana nayo, mbyukana nayo, nkumva aranejeje. Haleluya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntihakagire ikibakanga cyangwa kibaca intege, cyangwa umwana w'umuntu agukanga kujyana kubyinishe muzunga. Ujye umubwira ngo Yesu ni muzima, Yesu yaramfiriye, yaranzukiye, tuzabana iteka ryose. Nubwo napfa ariko nzakangukira kumusanganira mu kirere, kandi nzabana nawe iteka ryose. Bon anniversaire. Haleluya. Anniversaire nziza. Happy anniversary. Yesu ashimwe cyane. Yesu ni muzima ibihe byose. Haleluya. Rero mwa bantu b'Imana,
Yesu uwamuvuga ntiyamurangiza kuko ntajya arangira. Abana b'abantu bajya bavuga za disikuru z'abandi bantu zikarangira, ariko disikuru ya Yesu ntago igirangira. Ni ukuri irakomeye, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ni Yesu gusa. Haleluya. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ni Yesu gusa. Ubwo rero arakomeye kandi azahora akomeye iteka ryose. Amen. Niyo mpamvu rero mbifuriza kumugira mwenyewe nyawe mu mutima wawe, apana ibyo abantu bibwira bavana mu madini, ngo nutabatizwa mu mazi menshi ntago uzabona agakiza, ngo nutagira nk'isabato ntago uzabona agakiza, nudasenga upfukamye nta agakiza, nutaguruka mu kirere hejuru nabwo ni ukuvuga ngo nta agakiza. Ibyo ntaho bihuriye n'agakiza ka nyako kenyewe. Agakiza nyako gakomoka kuri Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, wa wundi twakiza umutima tukamwatuza ururimi ko ari umwami, kandi ngo numwatuza ururimi ko ari umwami uzakizwa. Haleluya. Uzakizwa niko Bibiliya ivuga. Yes, suko bimeze harukindira, nta yinde kwasyo. Nuvuga ngo umwatuza ko ari umwami n'umukiza akagukiza ibyaha byawe, hanyuma none ukamwimika mu mutima wawe muri bya byumba byose utasize na kimwe. Ingorane nuko harimo abantu bagira barya mu byumba byabo akagira ko bisigariza. Ako bisigariza karimo twatuntu twose nahoze mvuga n'utwo ntavuze muzi namwe. Ariko Yesu akeneye ko ibyumba byose byo mutima wawe abyicaramo, akaba umwami, intebe ye akayishinga mutima wawe, mukagendana ubuzima bwawe bwose ukumva urakomeye. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero iyi anniversaire nuko imeze, abera bose bajye bavuga nabo ngabo. Hari abakiriho uyu munsi wa none, hari abasinziriye muri Yesu, ariko abo bose bazaberaho kubana n'umwami wacu iteka ryose. Icyama nawe iryo jambo rikaba igitsika mutima mu mutima wawe, kuzabana na Yesu iteka ryose. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibakomeze, mwokagira Imana mwe muragakizwa. Nta kindi nabifuriza. Kandi nimara gukizwa, Bibiliya irambwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Nge nta kibazo cy'ibintu njya ngira, nta kibazo cy'ibintu njya ngira, sans problème. Nta kibazo cy'ibintu njya ngira. Ni ukuri, uko niko kuri. Mba nzi ngo ubwo namaze gushyikira igikomeye, icy'ingenzi ni Yesu, ibindi byose azashaka kumpa azabimpa kugira ngo mbikoreshe kubw'ubwami bwe. Haleluya. Kubw'icyubahiro cye. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo ibyo azaguha muri iyi si y'abazima nuko azaba ashaka ko ari byo umukoreshereza kubw'icyubahiro cye. Ntukigereranye n'abandi. Ibyo aguhaye biraguhagije, ubikoreshe kubw'icyubahiro cye, kuby'ubwami bwe, ubundi uzibereye iteka ryose. Reka dusenge Imana. Na Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, uri umwami w'abami, kandi turagushimira kubw'agakiza kawe waduhaye muri Yesu Kristo, umukiza n'umwami wacu. Mwami, ndasengera buri wese uri hano kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo abe mu gakiza kawe, ashingwe mu gakiza kawe, agendane mu gakiza kawe, kandi abane n'agakiza kawe iminsi yose. Mwami, ndagushimiye kubw'abaja n'abagaragu bawe bateraniye ahangaha kugira ngo bakuramye, baguhimbaze, bamenye kugira neza, bamenye kuri umwami w'amahoro, bamenye kuduha ubugingo kandi bw'iteka, bamenye ko wapfuye kandi ukazuka, ukazukira kubana natwe, ukazukira kuduha agakiza, ukazukira kutumenyesha inkuru nziza y'agakiza ko tuzabana nawe iteka ryose. Kandi turagushimira ko twasobanukiye kutaturetse weherehere ngo dusigare twenyine ubwo wazamukaga mu ijuru. Waduhaye umwuka wera ngo abane natwe, adushoboze, agendane natwe, kuko twebwe tukiri hano muri isi tutakwishoboza. Turagushimiye Mwami, turaguhimbaje, icyubahiro ni icyawe. Banza mu mitima y'ubwoko bwawe, ndetse Mwami Imana yacu, ari abari hano n'abatari hano bose ubagenderere, genderere igihugu cyacu, genderere abayobozi bacu kugira ngo bagire neza Mwami, imbabazi zawe n'urukundo rwawe babeho. Kandi Uwiteka Mwami, ibyifuzo byose bafite turabisengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mwami abe ariho kubisubiza. Uri Imana yacu kandi igira neza, icyubahiro cyawe kiganze none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.